iki kirogora ikirogoro ubu uvanga n'uyu muti bita agapfunguzi bakuroze ukinywera bakuroze nk'ibiki ucisha hasi hari nk'abantu baroga bakabarogera mu mata cyangwa bakabarogera mu bigoni byabo mbase baroze biriya batamika abantu ukinywera komera cyane uje kugura umuti akira tuvugisha hanyuma nkubonye urimo kugura imitanga wizeye gute iyi miti ugiye kugura hanyuma icyo ufite ni igiki ni ifumbi none se mu busanzwe uyu mukecuru mumufata gute umuti abahereza hari ubufasha ubona ubagezaho cyangwa ni kwa kundi k'ubucuruzi gusa mubajije gutya umuti kivura ntabwo umuntu birwaye okay sawa urakoze cyane nk'umuti sawa urakoze ntabwo ndawurya ngo numve ko wakira ariko numva bikize bizabona okay wagira ngo umuti ko kuburya sawa so mukecuru reka dutangire tuganire rero twongeye kubashimira abakurikiranye Ivuko Ryacu TV aho muherereye hose abari mu Rwanda hanze y'igihugu ndetse n'abakunzi bafite ibyo bahuriyeho n'uyu muco nyarwanda aho uri hose uwumva ururimi rw'ikinyarwanda turagushimiye rero uyu munsi nk'uko bisanzwe kubagirira ku Ivuko Ryacu hirya no hino uyu munsi wa none twageze ku bijyanye n'ubuvuzi gakondo nk'ibyo dusanzwe dukora hirya no hino mu buryo bwo gusigasira umuco wacu rero aka kanya twashyitse mu isoko tugiye kuganira n'umukecuru ahangaha usanzwe ari umuvuzi gakondo turagira ngo agire byinshi dutangariza kuri ubu buvuzi bwiwe ndetse anatwereke ibyo akoresha kugira ngo ubuvuzi bwe bwitwe ubuvuzi tugize amahirwe yo kugusanga hano uri mu kazi rero ushobora gutangira kutubwira uko byifashe mu busanzwe tuganiriza ubushize twaje hano dusanga ntabwo hari turagira ngo noneho utuganirize uvuye imuzi n'umuzingo ubwira abadukurikiranye hirya no hino bifuza kumenya imiti itandukanye no kugira ngo bamenye n'aho bakura ubuvuzi gakondo ku buryo bworoshye turagira ngo utangire wibwira abagukurikiranye twanditse Marazeriyani genda umuvuzi gakondo ariko mbimazemo igihe kinini bitari kinini cyane ibintu biramfasha bikanyunganira nkaba nabona amafaranga nkarira umwana ku ishuri nkaba nabona amafaranga nanjye akagira icyo amfasha ku buzima bwanjye ku mwana nkambimazemo igihe gitoya mu buzima busanzwe ubu buvuzi bwawe ubumazemo igihe kingana iki kugira ngo twumve experience ufite wenda hari bimazemo igihe gitoya kuko mba ndi gushakisha nanjye abanje gushakisha bisanzwe bimazemo igihe gitoya mba ndi gushakisha urumva yuko ntayanamenywa neza kugira ngo nanjye bimfashe buriya rero buriya bitagufasha iyo bigufashije nk'ubu ngubu singira homba sibyo ariko ibi biramfasha sinjya kwiba urumva kandi bikamfashiriza n'abana ku ishuri nkabonamo amafaranga nkabona abarimu kandi bikanyunganira nkaba nabona se n'agafaranga ka mituweli ubwo rero urabona ko ibintu bigira icyo bimarira akaba ariyo karamu yanjye akaba ariyo suka yanjye hirya no hino biragenda bigaragara ko ubuvuzi nk'ubu ngubu bugenda bucika ariko weho turabona ufite imiti myinshi itandukanye utubwiye ko umazemo igihe gitoya ugereranyije cyaba kingana gute ntabwo nkunze kwibuka kubera yuko ngewe abantu dushaje biga ntabwo ukunda kuzirikana ngo mukunda kuzirikana ariko abo nagiye mvura bagiye bakira abantu njye n'ubuhamya hanyuma mu buzima busanzwe
utubwiye yuko wenda utari kwibuka igihe ubu ushobora kuba umaze muri ubu buvuzi, ariko ikigaragara hano ndabona ufite imiti y'ubwoko butandukanye. Nimba abadukurikirana bari kwireba, buri gapfunyika hano gafite umuti wako wihariye. Aha, hanyuma tubwire ubundi gutangira kuvura gutya wabyigiye he, wabivanye he, inkomoko yayo ni iyi? ngiye ntangira kuvura nyine nabyizeho kubera yuko n'ubundi nahiwe mvura, ariko akaba umubyeyi wanjye yaravuraga. Umubyeyi waravuraga? Sogokuru yaravuraga. Ariko numva ko bimfasha. Biragufasha? Biramfasha ku munyeshuri, biramfasha mu bukene bwanjye, bikandinda kujya kwiba kuko ndi umuntu mbese ubu naho mba ndi hose ubwo ndi kubikoresha gutya. Ntabwo mba ntuye, ndi umuntu wicumbikiye, ariko biramfasha bikanyunganira, bikandinda kujya kwanduranya. Birumvikana. Hanyuma hari ingero z'abantu wumva usibye utanabavuza amazina ushobora kumva waba waravuye indwara yari yarananiranye, nk'urugero nk'iyo ndwara wayitubwira? Haraba nagiye mvura barwaye amabere y'amafumbi bagatoboka ariko barakize. Haraba nagiye ndwara mvura amafumbi bita inzibi ariko barakize. Ariko ibi biranyunganira mu bukene bwanjye uko ndi kose. Birumvikana. None hanyuma ushobora kuba wenda se hari indwara uvuga ngo njyewe runaka nzwiho kuvura indwara izi n'izi, hari indwara waba uzizihariye weho ushobora kuba uvuga neza kuvura nta kureba nta kuzuyaza? Ugomba kuba utavura wenda se nk'indwara zose izo ari zo zose mu mubiri w'umuntu, ariko ugomba kubona mvura ifumbi nk'ibi ngibi bivura amafumbi. Turabigeraho, uratwereka. Ifumbi y'inyamaswa n'ifumbi y'inzibi biratandukanye. Habuze abana barwaye nk'inzoka, biranyunganira rero. Ni izo ndwara gusa uvura zonyine? Oya, hari n'izindi. Turagira ngo tubwire ku buryo n'undi wese ugukurikiranye ashobora kuba wenda yarabuze ubuvuzi bw'iyo ndwara yirwaye, ariko yabona yuko cyangwa yakumva ko ushoboye kuba wayivura akaba yaza kugana. Umuntu baroze baramuhumanyije wenda se ku bintu by'ibitamikano ndamuvura kuko iyi miti irakora rwose. Irakora rwose, iravura ku muntu bahumanyije baroze, mbese muri make baroze. Urabivugaho iki abantu bavuga yuko abavuzi gakondo cyangwa abatanga iyi miti uku nguku hari uburyo baba bazi gukorana n'iriya magic cyangwa se biriya bintu by'uburozi busanzwe uburyo babuvuramo? Ugomba umuti ntanze urawuteka ntabwo upfa kuwufata ngo ugiye kugira, barimo barancururiza. Bani bashaka banancururiza kuko bancuruje bakameza se hari ikibazo. Tubwire abavuga yuko abacuruza ibi bintu akenshi hari ukuntu baba bazi no kubijyanye no kuri abavuga ngo biriya bintu bahuhera abantu, byohe ushoboye kubirebaho? Biriya bahuhera bagosora ntabwo nzi kwivura kuri biriya bahuhera. Ntabwo bagosora? ntaho uhuriye nabyo? Ngewe ntabwo yabihuhira, ntabwo ibihuhira sinzi kubivura. Ntabwo uzi kubivura? Ibihuhira. Hanyuma noneho turagira ngo utwereke iyi miti yawe. Nkeka ko n'ubundi ntawe uzamenya aho azayivana, ariko mu bujyanye bwo gusigasira nabwo umuco nyarwanda n'iyo miti, ku buryo wenda hari se uri kubicuruza akangaka, ariko aka kanya ubu ngubu mu minsi iri imbere ntabwo ariko bizaba bimeze. Ariko ushobora kuvuga ati wenda hari se uyu muti n'uyu wavura iki n'iki, uyu muti n'uyu, kugira ngo wenda hari se ubisharinge ku banyarwanda no mu gihe kizaza nabo bazabyifashe mu gihe utazaba ukiriho. Uyu muti bawubona nyine. Uyu bawita iki? Uyu bawita umuhanurankuba. Uvuga cyane. Zingura inka umuhanurankuba. Inka byagenze bite? Yahezwemo umuziha. Noneho uyu nguyu uvura imitsi. Bawita gute? Mukararambye. Uyu bawita umucarita. Umucarita. Ukavura ifumbi. Ariko uyu ntabwo watubwiye icyo uvura. Uyu ni umukararambwe uvura imitsi. Uyu nguyu urazingura. Inka zashijemo imizinga cyangwa umuziha. Noneho uyu nguyu uvura ifumbi. Noneho uyu nguyu ni umuti bita umuntu ukavura inzoka z'abana. Hanyuma akufashe akangaka kavura inzoka.
bakita gute? Akano ko numva nkibagiwe. Icyo ndakizi nanjye ni igikakarubamba. Ni kakarubamba. Noneho uyu nguyu urawubona ni umuruku. Umuruku? Aha, wihariye kuki? Uvura inka yarwaye umuruku. Uvura inka yarwaye umuruku. Noneho uyu ni abita akayenzi. Akayenzi kavura indwara bita muryamo. Muryamo irwarwa n'iki nabande n'iki? Muryamo, ingurube irwara muryamo. Ese uyu nguyu se ntubona ra? Ntabwo kagaragara neza ariko watubwira. Uyu nawe uvura inzoka. Nawe uvura inzoka nta kibazo. Urabona ko iyi miti ncuruza nawe urayibona. Hagati ariko ndabona n'indi irimo hariya mu bicupa. Ivura amafumbi. Ivura amafumbi. Amafumbi ni ibyatsi nk'ibi ngibi. Aha ngaha harimo umuti bita umuzibaziba no mu nkamba. Umuzibaziba no mu nkamba. Iyo fumbi igenewe bande? Akenshi numvishe wibanda ku matungo ariko. Abari inzoka. Hanyuma ku bantu se? Ku bantu ubu ni ukuvuga ngo uyu nguyu bawita umuti bita ikirogoro. Wawubonye? Iki? Ikirogoro. Ikirogoro? Ubu ngubu uvanga n'uyu muti bita agapfunguzi. Bakuroze. Ukinywera. Bakuroze nk'ibiki? Ucisha hasi. Hari nk'abantu baroga bakabarugera mu mata cyangwa bakabagera mu bigo ntibyo se baroze. Biriya batamika abantu. Ukinywera imiti yanjye niyo rero urabibona. Imiti yawe ni? Noneho uyu nguyu ni umuti bita uvura imvune. Imvune? Imvune bwoko ki? Kwa kundi umuntu aba yavunitse. Nguyu uvura imvune urawubona. Ugutwe kumwe. Bayita gutwi kumwe? Usigaho. Hanyuma ibyo bintu mbona bimeze nk'amabuye? Ibyo ni ibiki? Uyu nguyu ni kimwe n'uyu nguyu. Turawufata twawuteka noneho ukahita uwusekura ukawarika. Noneho ukabumburamo ya miti. Iyihe miti? Iriya yose uwavuze? Iyi ngiyi ariko bitandukanye ntabwo uyishyiramo cyangwa ngo uyishyiremo uyishyiremo oya bitandukanye ushyiramo umuzibaziba ugashyiramo mu nkamba mu mena amabuye yo mu carika. Aha mwabyiyumviye rero hano atwese amoko y'imiti igiye itandukanye atubwira ndetse n'uburyo ashobora kwifashishwa ariko hagati aho ngaho ushoboye kumwegera ashobora no kuguhereza andi makuru ahagije kuri iyi miti ndetse n'uburyo akora. Twebwe wenda ntabwo tubonye umwanya uhagije wo kugira ngo agire byinshi adusobanurira kuri iyi miti ariko aduciriye mu ncamake. Rero weho uramutse ukeneye ubu buvuzi bwiwe wamugana. Aka kanya umuntu hirya no hino yaba ari mu Rwanda yaba ari hirya no hino baragukurikiranye abakurikirana televiziyo yacu akenshi bakeneye ubuvuzi nyarwanda kuko rimwe na rimwe ubu bugezweho rimwe na rimwe bavuga yuko hari uko baba bumeze. Ngaho gira icyo ubwira umuntu ugukurikiranye aka kanya. Ndi mushyashya. Ndi mushyashya ariko ibi ngibi bindinda kwiba kandi birekarihira umwana mu ishuri. Bikaba byagira n'icyo bifasha ku mwuzukuru bansigiye. None se mukecuru mu busanzwe ubundi ko nza numva ngo abavuzi ba gakondo hari amashyirahamwe babamo hari uburyo bahabwa ibyangombwa runaka wewe hari abo warabashije ibyo bigo wabasha kwegera? Njye navuye ndi mushyashya ubwo rero iyo nza kuba mbimaze n'igihe kinini njye ndi mushyashya. Uri mushyashya? Ndi mushyashya. Ubwo rero nza kuba mbimaze n'igihe kinini ibyo byangombwa nanjye mba maze kubigeraho wumva ko ndi gushakisha amafaranga yo kugira ngo nanjye mbigereho. Ubigereho. Aha rero turagushimiye cyane umwanya wawe uduhaye ndetse wo kugira ngo usangize abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ubijyanye n'ubuvuzi gakondo cyangwa se bwa kinyarwanda n'imiti. Turagushimiye cyane. Ufite icyo ushaka kugira icyo usaba ndetse n'icyo wabwira abagukurikiranye bakibabwira? Nimara kugira icyo ngeraho hari icyo nzabasaba namwe mukagira icyo mungezaho nk'uko mugize icyo mungezaho. Hanyuma ndavuga nk'umuntu ushaka iyi miti ushaka ko umufasha yakugeraho gute? Kungeneraho kereka naguze agatelefoni. Wamaye telefoni? Telefoni mukampa nimero zayo nibura nkabayibura n'umuntu. Oya ntabwo ari ngiyihereza urayihereza umuntu ushobora kubura kukumva aka kanya akaba yaguhamagaraho.
sahizi. Hari telefone ufite? Oya sinakuye ko ntayo. None ubwo bagusanga he? Barayinyirye rwose. Nyine ubu uri kubarizwa he? Bageza ku buryo kwa nagura kandi gafone. Ndimo ndavuga uri kubarizwa he ku buryo wenda ariko utakubonye kuri telefone ashobora no gutega akaza akagusanga aho? Akusanga aho ndi hano ugende mu mudugudu wa Gafumba, akagari ka Rubona, akarere ka Ruhango, umurenge wa Kinazi. Umurenge wa Kinazi. Mwabyumviye rero abakurikiranye Ivuko Ryacu TV, nizere yuko mwumvise kandi mukagira amakuru menshi ku bijyanye n'iyi miti y'umukecuru. Rero kugira ngo tumugereho si ikindi nuko hari abo yagiye afasha hirya no hino, akaba aribo batubwiye ko dushobora kuza tugakorana ikiganiro nawe kugira ngo ibyo yagiye afasha abandi namwe aba yabibafasha. Rero mwumvise amoko y'imiti afite ndetse n'uburyo afashamo abantu hirya no hino. Rero mukeneye kuba mwamugana mwaca ku Ivuko Ryacu TV twabarangira, cyangwa se mugakurikiza ayo merekezo yababwiye. Rero turagushimiye. Hajya watubwiye ko witwa nde? Mama Raveriane. Rero waganiraga n'Ivuko Ryacu TV, turagushimiye ku mwanya wawe uduhaye.